Haleluya, shalom, shalom. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Komeza uryoherwe n'iminsi mikuru. Umwaka mushya muhire wa 2026. Ndagira ngo muri uyu mwaka tuve ku bantu. Tugiye kureba umugore wavuye ku bantu atumbira Yesu wenyine. Uwo mugore yitwa Mariya. Usomye muri Luka igice cya 7 umurongo wa 36 ugakomeza ukagera kuri 50, hatubwiramo inkuru y'umufarisayo n'umugore w'umunyabyaha na Yesu. Umufarisayo bivuze iki? Muri icyo gihe umufarisayo yari umuntu ugaragara inyuma nk'umukiranutsi, wigishaga amategeko, wari usobanukiwe rwose pe mu bijyanye n'idini. Uyu mugore nawe yari umugore bazi nk'umunyabyaha ukabije, ndetse wari indaya, utari ukwiriye kwegera Yesu. Niyo mateka bari bamufiteho. Ariko ava ku bantu, ntiyita kuri iyo reputasiyo afite, asanga umukiranutsi Yesu Kristo. Aragenda ajya ku birenge bye, amuhagarara iruhande, amutonyangiriza amarira ku birenge bye. Aya marira ahinduka amazi, ayahanaguza umusatsi we, amusiga n'amavuta y'igiciro. Haleluya! Aya marira yagaragazaga kwihana, akayahanaguza umusatsi we, bisobanuye guca bugufi, amusiga n'amavuta cyangwa se parufe mu zindi ndimi, ihenze cyane, igaragaza urukundo rwinshi no kuba rekonesa. Ati, wankuye habi, bene data Yesu yadukuye habi. Imbabazi zawe ntacyo nabona nkwitura, nkuzaniye parufe ihumura. Ukurikiye iyi nkuru, uyu mufarisayo yaravuze ati, Yesu burya uyu muntu nta nubwo ari umuhanuzi. Iyo aba umuhanuzi yari kumenya yuko uyu mugore ari umunyabyaha, yari kumurondora, yari kumuhishurirwa, ntiyemere ko amwegera. Mu mvugo y'iki gihe ntamumenera amavuta, ntamucire konekisiyo. Muri iki gihe nanone umufarisayo muri icyo gihe cyashize, Yesu yamuvuzeho muri Matayo 23 umurongo wa 27. Aravuga ngo, mwa bafarisayo mwe, mumeze nk'imva zisize ingwa, ariko ibiri imbere biranuka. Imbere mu gituro harimo ibinuka n'inyo. Ati, mumeze nk'igikombe boza inyuma, ariko imbere cyanduye. Noneho muri iki gihe iyo umuntu ari indyarya bamwita umufarisayo. Indyarya ni umuntu uko agaragara inyuma atari ko agaragara imbere mu byo atekereza. Akagusekera, akakwereka ineza, akakwereka yuko akiranutse, yewe akamesa imyenda y'inyuma, ariko imbere hanuka. Uyu mugore rero yavuye ku bantu, aravuga ati, ntago nitaye kuko banyita, ahubwo nitaye kuko Yesu anyita. Ndagira ngo we kwita kuko abantu bakwita, ahubwo umaramaze kwita uko Yesu akubona imbere, uko akwita. Ese imbere umeze ute? Haranuka cyangwa harahumura, hari parufe? Icyo nicyo dukwiriye kwitaho cyane. Muri Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 10, Samweli wa mbere igice cya 16 umurongo wa 7, haratubwira ngo Imana ntireba nk'uko abantu bareba, kuko abantu bareba ibigaragara inyuma,
ariko Imana ikareba mu mutima. Oh haleluya! Imana ireba uko usa imbere, uko uri mu rusengero, ariko uba uri mu rugo, ariko uba uri wenyine ahiherereye, ariko uba uri muri public y'abantu benshi. Uko niko Imana igushaka, uko Imana ikureba imbere. Hano nibutse nigeze kujya guterana ahantu, mpageze nibwira protocole, ndamubwira ati nitwa Bishop des Anges, nyoboye itorero Seek for God. Arangije anjyana mu mwanya w'imbere mu bavugabutumwa imbere, cyangwa se mu bapasiteri, ku mwanya w'icyubahiro. Ntiyanjyanye aho pasiteri yicaye, pasiteri mukuru, ariko yanjyanye mu mwanya w'imbere, kuko namubwiye ati ndi bishop. Noneho mushumba wabo mukuru ahagurutse ati ninde wicaje uyu muntu ahangaha? Yari abonye imisatsi idefurije, areba inyuma, ngira ngo nta kindi hari cyari kubimutera, kugira ngo arebe yuko ndi umunyabyaha. Hanyuma ati mumushakira agatebe hari inyuma, mumushakira aho yicara inyuma. Nabamenera amavuta, nababuza gufashwa, nafunga connection. Hari abantu bavuga ati iyo umunyabyaha yinjiye mu iteraniro, yicaye iruhande rw'abakozi b'Imana, baravangirwa, babura imbaraga. Ibyo sinzi aho babisomye, simbizi. Hanyuma banzazanya muri ubwo buryo, ariko Imana impa guca bugufi. Ndahaguruka, banshakira umwanya inyuma. Hanyuma mushumba aravuga ati abashyitsi batugendereye nibahaguruke, batubwire aho bateranira, batubwire amazina yabo. Ndahaguruka, ndivuga nkuko nabwiye wa undi wa mbere. Arangije ati nyabuneka mushumba, mbabarira, subira mu mwanya wawe. Ibyo ntago bikwiriye bene data. Sinavuze ati mundekera aha nta kibazo, nari kuba nivumbuye. Aho banjyanye nicaye aho, ndongera nsubira hahandi. Iyo baza kureba imbere ntibareba inyuma, bakareba uko Yesu areba, bari kundeka hahandi. Kandi nanone iyo badakurikira ibyo mbabwiye gusa, bari kuguma bakandeka aho banjyanye bwa nyuma. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo va ku bantu, uko bakureba ibyo biveho, ahubwo Yesu akubona ati, utareba nk'abantu, ureba mu mutima. Gusiga inyuma ni ukugira ngo abantu bakurebe uko wambaye, uko ugenda wiyorobetse, ukarwana no kugira ngo umuntu atakubonaho umugayo. Ariko iyo abarwanaga no kugira ngo Imana itakubonaho umugayo, byakavuye imbere noneho n'inyuma, noneho inyuma n'imbere hagasa. Umuntu uko yinjiye mu iteraniro umuciriye urubanza, umwegejeyo. Ese Yesu yaje gushaka abakiranutsi cyangwa yaje gushaka abanyabyaha? Niwegezayo
umunyabyaha uri kurebera inyuma ko ari umunyabyaha, kandi yaje nka Mariya, yaje afite amarira, yaje yikoma mu gatuza avuga ati Mana nje kuruhuka imbere yawe, ndemera ibyaha byanjye byose, naracumuye, mbabarira. Ese icyo gihe yari yamenya yuko ari buze yambaye umwenda ugera hasi, ari buze yambaye nk'uko ubishaka, cyangwa murekaze yihane, yumva ijambo noneho rizagenda rimuhindura, ye kuba nk'uko wowe ubishaka, ahubwo abe uko Yesu ashaka. Oh haleluya! Reka tumere nk'uko Yesu ashaka, twe kumera nk'uko abantu bashaka. Nushaka kumera uko abantu bashaka uzavunika, uzata umuhamagaro, uzata viziyo yawe, aho ushaka kugera ntuzahagera, ahubwo iyo reputasiyo, ibya kera byararangiye. Ubuzima bwawe wafashe icyerekezo gishya cyo gukorera Imana, komeza uyikiranukire, reka kumva ayo majwi. Ni nk'umuntu ufashe icyerekezo akavuga ati ngiye aha n'aha kandi ngomba kuhagera vuba. Nahura n'imbwa mu nzira ikamumukira, kandi agomba kuhagera vuba, afite aho atumbiriye, ntabwo ari bubuze ya mbwa kumoka, ariko nanone ntari bufate ibuye ngo ajye gutera ya mbwa kugira ngo ayibuze kumoka, ahubwo arayihorera nk'utayumvise, ahubwo akomeze imbere kugeza ageze aho ashaka kugera. Ibikubuza ayo majwi akumokera, akubuza kugera aho ugomba kugera, ayo ni ay'abadayimoni. Yacecekeshe, uyihorere, wiyitaho. Ntabwo uri babuze kukuvuga, nta nubwo ya reputasiyo uri buyisibe mu bwonko bwabo, ariko wowe ya majwi muri wowe ntabwo bubacecekesha, ariko ya majwi wowe urasa naho wayacecekesheje, aragera mu gutwi, ariko we kuyaha agaciro, we kuyitaho, wiyitaho, ibiguca intege wibyitaho, ahubwo tumbira Yesu wenyine. Yesu yababariye Mariya, aramubwira ngo uranejeje. Reka duharanire kunezeza Imana. Ibya kera byararangiye, wikwita ku byakubayeho muri uyu mwaka usize inyuma. Nk'uko uyu mwaka wa 2025 utenda kugaruka kuri kalendari, niko ibyakubayeho ubyibagirwa, ahubwo ugakomeza ibiri imbere. Uyu mwaka ugafata umwanzuro wo kutita ku kindi cyose uretse kwita kuri Yesu gakiza kacu. Oh haleluya! Ugashaka gukiranuka kw'imbere, ibyo byose byakubabaje byibagirwe, ahubwo Yesu wakubabariye. Imbabazi za Yesu zirenze urugero, zirenze uko twazivuga, zirenze uko twabitekereza. Uhore ku birenge bya Yesu, umutera parufe, arirwo rukundo rwinshi, uhorana umunezero, ako gahinda kibagirwe, ibyakubaje byibagirwe. Ntiwongere kwita ku majwi yose ari kukubuza gukomeza kugera ku ntego wihaye, kugukorera Imana. Yikorere, nta kindi witayeho. Shaka kuba uwuriwe, uba uwuriwe. Wowe ubwawe uri umwihariko. Reka guhindura intumbero yawe ku bw'amajwi y'abantu. Reka guhindura intumbero yawe ku bwa reputasiyo bagufiteho. Ati turamuzi, uriya ibyamubayeho ibi n'ibi, yari indaya, yari umusinzi, yabaye n'ibi, yari divorce, yari iki n'iki. Ibyo byose, ibyo ngibyo byose wabisutse ku birenge bya Yesu. Iyo reputasiyo Imana yarayihinduye, ariko bo ntibabibona, bo barareba iby'inyuma, ariko Imana yo irareba imbere.
Imana yakwise irindi zina, uri umwana w'Imana. Narindi ku ijambo rivuga ngo va ku bantu muri uyu mwaka wa 2026, va ku bantu, reka kureba ku bantu. Nureba ku bantu bazagutesha inzira, nureba ku bantu uzashaka gusiga inyuma, maze Yesu ntago azagushima. Ahubwo reka kubindyarya, ukore ibyo Yesu ashima. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu.